rambura nawe. Nababwiye ngo twebwe hano muri iki cyiciro ntabwo umuntu ajya ku isoko ngo arebe akantu abone ni keza gatoragure azashyire kuri iyi myenda. Buri kimwe cyose kuri iyi myenda umuntu aba yambaye gifite icyo kimenyesha ubumenyi umuntu agiye afite butandukanye. Abanza kujya mu ishuri yabyo akabyigira, agahabwa certificate, agahabwa n'ikimenyetso agomba kwambara ku myenda yuko ibyo bintu abizi kandi abishoboye. Ni muri urwo rwego rero mwabonye aba bose bafite iyi mikandara yagenewe gushyirwaho izo meta cyangwa iyo midari ituma hamenyekana ubumenyi n'ubushobozi bwa buri muntu. N'abandi bajiya mwese mubimenye kuri tekinike, iki kirango muri kureba kira master guide ushobora kuba uri n'umupasifanda nacyo wakigira, kijya hano hagati mu ihuriro ry'uruhande rw'imbere n'urw'inyuma. Babikoze neza rero, hanyuma igisigaye nuko ku mugaragaro baza kwambikwa izi mpeta nk'uko maze kubinyuzamo amaso mbonye bihura n'ibyo twamaze kwemeza yuko bakwiriye kuba babihererwa uburenganzira. Reka dutangire rero kuri uyu nguyu uri hafi hano. Ntabwo ndi bujye muri detayi mbabwira hari buri mpeta imwe ku yindi. Ni ukugira ngo abazabona ababazambaye be kuzatekereza ko baziyambitse nk'uko hari abajya bakora ayo makosa, ahubwo muzamenye ko byemewe n'amategeko. Haba harimo abubatsi, haba harimo abatekinisiye mu birebana n'ubudozi cyangwa gutera amapasi bitari bya bindi bihangitse. Haba harimo abafite ubumenyi ku dusimba tugiye dutandukanye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aba ngaba rero